turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese inshuti za Mass Follow Ministry, abakunda kudukurikira mu biganiro byacu buri munsi. Nanone turagarutse kuri studio za kamera zacu kugira ngo tubazane ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, Pastor Ntakirutimana Amen, niwe mutumirwa wacu muri kuri Mass Follow Ministry utuzana ijambo ry'Imana. Rero niwe mugiye kumva, reka tumusengera Imana hanyuma tumwakire akomerezeho n'ijambo ry'Imana. Turagushimira Uwiteka mwami Imana yacu, Imana igira neza, Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Wakoze kuturinda kandi ukatugira neza tukageza kuri amasaha tugarutse imbere ya kamera nanone tuzanye ijambo ryawe kugira ngo ibyaremwe byose byumve ubutumwa bwiza. Mwami ndagushimiye ko imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe kandi icyubahiro cy'Umwuka Wera kiri kumwe natwe. Ganza ku mukozi wawe Pastor Aaron, umugirire neza. Ijambo ry'Imana tuzanire ryubaka imitima yacu kandi risane ahangiritse, rikomeze amavi yatendebutse, rikomeze amaboko yasukumye. Urakoze mwami ko kuri umwami, ubane natwe kugeza ubwo turi butangirane nawe tugasozanya nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Tugiye kumwakira rero umukozi w'Imana, tubahaye ikaze. Abari mu gihugu cy'u Rwanda musanzwe mudukurikira kuri kamera yacu ya Mass Follow Ministry, n'abari mu bihugu byo hanze ku migabane y'isi, turabizi ko mudukunda. Mwongere nanone mudukunde, mwumve ikiganiro, mukore subscribe na share na comment, biradufasha kandi turabona ko turi kumwe namwe. Rero tugiye kwakira umukozi w'Imana. Karibu mushumba. Amen. Murakoze, Imana ishimwe kuko munyakiriye kuri uyu murongo Mass Follow Ministries. Shimye Imana n'iby'igikundiro n'iby'igiciro kuba mbonye umwanya yuko tuganira ijambo ry'Imana. Mu bisanzwe nitwa Pastor Aaron nkuko Pastor Tesire yabivuze. Itorero Jesus Fellowship dukorera Kimironko Zindiro. Ndanezerewe kunyakira kuri uyu murongo. Hanyuma ndi umugabo, mfite urugo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Imana ishimwe. Reka tuganire ku jambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya ibice 10 ku murongo wa 17. Imana ishimwe. Turashima Imana yuko Imana igenda ikura abantu mu bikomeye, ikabakura mu butayu, ikabakura mu bimeze nk'intambara, ikihesha icyubahiro nk'Imana. Ni igihe ubwoko bw'Imana bwari buri mu bikomeye, igihe bwabwirwaga ngo nibuhungire mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Iki ni igihe yuko duhungira mu nzu y'Imana. Iki ni igihe cyo kwamamaza imirimo y'Imana. Iki ni igihe cyo kwamamaza imbaraga Imana yagiye igaragaza mu bihe byatambutse. Ari abatubanjirije, ari basogokuruza banyuze mu bihe bikomeye. Imana ibabera Imana. Imana ishimwe. Ijambo dusanga muri Yeremiya ibice 10:17 aratubwira ngo koranya ibintu by'ubugenza bwawe biri mu gihugu, yewe utuye mu gihome. Imana ishimwe kuko icyari igihe cyo guhungira mu nzu y'Imana, kandi abantu benshi ntago bari kwita ku iherezo ryabo. Cyari igihe gikomeye icyitwa umukristo yari ari kubabazwa, ariko Yeremiya agira ihishurirwa ryagutse. Yashishikarizaga abantu b'Imana kubabwira ngo nibahunge. Ntabwo ari uguhunga kuko nta ntambara dufite mu gihugu cyacu, ntabwo ari uguhunga imirwano, ni uguhunga Satani, abantu bahungira mu nzu y'Imana. Yeremiya ari mwerekwa akomeza kubivuga ngo yewe muntu utuye mu gihome, yewe muntu utuye mu gihome, kuko Uwiteka avuga atya ati ngiye gutera umuhumetso. Haleluya. Iki ni igihe Uwiteka adushishikariza guhungira mu nzu yiwe.
mu nzu y'Imana, mu rusengero niho dukura amahoro, niho dukura ibyishimo. Turashima Imana kuko twabaye, haleluya, abo gushimwa n'Imana, twabaye abo kwizerwa n'Imana. Iki ni igihe gikomeye cyane ku mukristo uhurikiranye, kugira ngo efo edraya agubwe neza, ahungire mu nzu y'Imana. Iki ni igihe cyo kubwirwa, cyo kuburirwa. Abantu benshi bibereye mu byaha bwoko bw'Imana, ariko turashima Imana twebwe yuko Imana yatugiriye icyizere. Imana ishimwe cyane, haleluya. 19 akatubwira ngo mbonye ishyano mbitewe n'igikomere cyanjye, haleluya, uruguma rwanjye ruranyihebesheje, ariko ndavuga nti niko kababaro kanjye, kuko nkwiriye kukihanganira. Haleluya. Imana yagiye itugirira icyizere Banyarwanda, namwe Banyarwandakazi n'abari hirya no hino ku isi badukurikiye. Imana yagiye itugirira icyizere, itwongerera ibihe byo kubaho, itwongerera iminsi yo kurama, ariko turanga, tunangira imitima yacu. Ndagira ngo mbaganirize, tuganira ku ijambo, nibi bihe byarabaye ku Bisirayeli. Imana igirira Abisirayeli icyizere, ariko batangira kwitera icyizere. Igihe Mose yaravuye mu butayu, Imana imwohereje ngo nagenda kure ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Bamaze kuvayo, bageze mu mayira batangira gutera mushumba amagambo Mose ngo nibyo twakubwiraga, ngo reba tuzanye gupfira mu butayu, byari kuruta ko dupfira muri Egiputa. Ibyo twabonaga, amazi batumenagaho, ibiryo by'agahimano, ariko twarabibonaga. Haleluya. Imana ishimwe. Namwe mukurikira ijambo, ndagira ngo mbabwire ngo aho rukomeye Uwiteka bagiye kururangiza. Imana ishimwe. Turashima Imana yuko igihe nk'iki ngiki abantu Imana bagirira icyizere, ariko bo bakakibuza. Imana yatoranyije abakozi bayo, igihe kiragera bakajya bava mu byizerwa. Imana ibagirira icyizere, bava mu nzu y'Imana. Imana kugeza aho ibabaye, ikuvuga ngo niko kababaro ngo kaya, ariko ikiriye kukihanganira. Kubera iki? Twagiriwe icyizere, ariko dutangira kukitera. Haleluya. Iki ni igihe Banyarwandakazi, namwe muhurikiye kuri Mass4 Ministries, cyo kugira ngo musubizwe intege mu bugingo bw'ijambo. Haleluya. Kubw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana rijya ribasha gusubiza umuntu ku rufatiro. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe nk'iki ngiki nuko twasenga Imana, tugahamagara Imana kugira ngo twongere tugirirwe icyizere. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ihema 20 haratubwiye ngo ihema ryanjye riranyazwe, imigozi yanjye yose iracitse, abana banjye baransize ntibakiriho, nta usigaye wo kumbambira ihema. Imana iduha umugisha. Imana ishimwe. Igihe nk'iki ngiki abantu benshi batambikiriye, bagiye bava mu murongo, bakareka gukorera Imana, bakigendera mu byaha. Imana bikomeje kwitera agahinda bwoko bw'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mugarukira aho ngaho. Imana igeza aho ivuga ngo tuyitera uruguma, turikomeje kwitera uruguma, dukomeje kwitera ibikomere, ariko ngikwiriye kukihanganira. Ngo uruguma rwabaye uruguma kubera iki? Ni ukubera ibyaha. Haleluya. Ngo ihema ryiwe riranyazwe bwoko bw'Imana. Iki ni igihe cyo kuguma ku rufatiro, no kuva ku rufatiro, kuko urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi handitsweho ngo Uwiteka azabe noni eshayidraya none efo edraya kontrole
vize periyene mando. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana iradukunda bwoko bw'Imana, iri kutubwira ngo tugarukiraho, twe gukomeza gushira mu ihema ryayo, twe gukomeza kuva ku rufatiro. Ihema riranyazwe bwoko bw'Imana. Kubera iki turi kuva ku rufatiro? Kubera iki turi kuva mu nzu y'Imana? Kubera iki turi kuva ku murimo wayo? Imana birayibabaje bwoko bw'Imana, tugarukiraho. Abankurikiye abanyarwanda bari mu Rwanda, abari hirya no hino, ndagira ngo mbabwire ngo nimugarukire aho ngaho, musubire ku rufatiro. Imana ibagirire neza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hanyuma tugiye kongera tujye mu byanditswe, n'ubundi turacyakomeje, ariko ndagira ngo mbabwire tukiri muri ibi byanditswe muri Yeremiya, ndagira ngo mbashishikarize mbabwira ngo Imana birayibabaje cyane. Yaremeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire, ajya ku musaraba, arakubitwa, arababazwa. Ni njyewe nawe yashakaga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo gusubira ku rufatiro, kuko uri kumva, uri kubwirwa, nanjye mbwirwa. Uwiteka agezeho atugaya ngo nta n'umwe wo kumbambira no kumanikira inyegamo n'ihema. Abari abaririmbyi bavuye mu byizerwa, abari abacuranzi bavuye mu byizerwa, abavugabutumwa bavuye mu byizerwa, abapasiteri, ababishopu, baposto n'abandi bakunda kuvugira Imana bavuye mu byizerwa. Ni wowe Imana iri gushaka, ni wowe ufitiye icyizere, ni iri gushaka kugira ngo ugire umumaro. Mu gihe nk'iki ngiki ndakwifuriza kugira umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifuriza amahirwe, ndakwifuriza favor y'Imana. Iki ni igihe cyo kugenda uko Imana ishaka. Ahimediye Yesu. Bwana avuye mu byizerwa, ukaba waravuye mu nzu y'Imana. Imana iri kukubwira ngo ngwino. Haleluya, garuka mu nzu yayo. Mu nzu yayo hari amazi y'umugisha, mu nzu yayo hari umunezero, mu nzu yayo hari ibyo kurya by'umwuka, ibyo kurya by'umubiri. Tubikura mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana hari imyambaro. Uri kubwirwa ngo wowe ukurikiranye iri jambo, ndagira ngo nkushishikarize nkubwira ngo amahirwe y'Imana aracyariho, urufatiro rw'Imana ruracyariho. Garukira aho ngaho, Imana idufashe cyane. Hanyuma turakomeje no gusangira kuri iri jambo dusanga mu gitabo cyo Kuva, igitabo cyo Kuva. Haleluya, igitabo cyo Kuva n'ubundi ibice 14 ku murongo w'10. Yesu ashimwe. Haleluya. Pasiteri, ndagira ngo nkubwire ngo Imana itwitayeho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abadukurikiye kuri uyu murongo badukurikiranye ku ijambo ry'Imana, abari hirya no hino isi yose. Imana idufitiye icyizere. Impamvu Imana idufitiye icyizere ni iyi, kuko yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo adupfire azize ibyaha byacu. Nta wundi yashakaga, ni wowe, ni njyewe, ni bariya. Haleluya. Turashima Imana y'amahoro yuko yatugiriye icyizere. Turi bamwe mu bacunguwe. Haleluya. Imana mu gihe n'iki ngiki iri kukubwira ngo guma mu byizerwa, guma mu byizerwa. Niho dukura amahoro, niho dukura umunezero, niho dukura gutwenga, niho dukura kubaho neza. Haleluya, haleluya. Nuko ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo Kuva ibice 14 ku murongo waho w'10 hatubwiye ngo iki? Farawo batuza Abisirayeli amaso babona abanyegiputa bahuruye yabo baratinya cyane. Haleluya. Burekeye aho mushumba, iki cyari igihe Imana yari yitaye ku bwoko bwayo, nubwo bwari buri gukoreshwa uburetwa, bwari mu mibabaro, bwari mu nkuro, ariko Imana ntago yari yabutawe.
hari igihe ushobora kugera mu bikomeye ukibwira yuko Imana yagutaye, ukibwira yuko Imana yakuretse. Ntabwo Imana iba yakuretse bwoko bw'Imana, ntabwo iba yakuretse yewe mama, ntabwo iba yakuretse yewe papa, ntabwo iba yakuretse yewe mu rubyiruko, ntabwo Imana iba yabaretse, ahubwo ahawe bikomeye urugamba ruba rugiye kurangira. Iki cyari igihe gikomeye Abisirayeli bari gutotezwa na Farawo. Haleluya. Iki cyari igihe gikomeye Abisirayeli birirwa bakoresha imashini zisa ingano. Iki cyari igihe gikomeye birirwa babumba amatafari, birirwa bariho agatoto. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo. Haleluya. Baratinya cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe mu minsi nk'iyi hari ibyaha biri kukwirukaho. Waba ufite intambara, waba ufite ibigeragezo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nibwo biguhururiye. Haleluya. Nibwo bihuriye inyuma yawe umushumba, nibwo wabona hari intambara nyinshi uri kurwanya, ukabona ziri kukuganza, ariko menya yuko inyuma yawe hari ukubereye maso. Haleluya. Menya yuko munyarwanda nawe munyarwandakazi, namwe mudukurikiranye mu gihugu cyo hanze, nibwo wakumva hari ikiri kukurwanya, ariko inyuma yawe hari imbaraga zigufashe. Haleluya. Hari imbaraga zigukingiye, hari imbaraga zikubereye maso, hari Imana ikubereye maso, hari Imana yatumale efo edaya. Imbaraga zose ziguhiga, imbaraga ziri kugukurikirana zifatwa mpiri, nta zindi imbaraga z'Imana. Ni Imana ikubereye maso, ni Imana itatuma upfa, ni Imana itatuma efo edaya imbaraga zawe zikuvaho, ni Imana itakwemera yuko yakureka. Haleluya. Turashima Imana yuko biriya bihe byari bikomeye, ariko ku bwoko bw'Imana Imana ikababera Imana. Ni igihe Abisirayeli bari bakurikiwe n'ingabo za Farawo, kuko cyari igihe gikomeye. Nuko Abisirayeli bari kwa Farawo bakora imirimo y'uburetwa. Imana yababereye Imana, cyane ko yari yohereje uwo yatoranyije ari we Mose ngo ajye kubakura mu gihugu cya Egiputa. Byari ibihe bikomeye. Nuko icyo dukundira Imana igihe yabwiraga Mose ngo azavuge ari uko Imana ivuze, azavuge Imana imubwiye ngo navuge. Haleluya. Ntabwo yigeze ateshuka ngo asuzugure Imana, yagumye ku ijambo Imana yamubwiye aba ari ryagenderaho. Icyo gihe babwirwa ngo dore hari ingabo zibari inyuma zibahuriyeho, bari bageze ku musozi aho barebaga ingabo za Farawo hepfo n'itaba zibagabyeho ibitero. Bakomeza gutera Mose amagambo bamubwira ngo yewe Mose, kubera iki ukoze ibi? Mbese uje kwemera yuko dupfira hano mu butayu? Haleluya. Babonaga bikomeye kandi barebaga hirya no hino, bakabona ni imisozi ikomeye, bakabona birakomeye, bakabona ntaho bari buhungire. Imbere yabo ari amazi, inyuma ari aho ingabo za Farawo ziri, hirya no hino ari imisozi, babona ntaho barahungira. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ubona bimeze nk'imisozi imbere yawe, haleluya, wowe nkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ubona bimeze nk'amabuye imbere yawe, ibyo ubona bimeze nk'igihuru imbere yawe, ibyo ubona bimeze nk'igerageza imbere yawe, Imana ije kubirangiza. Imana ishimwe. Imana ifite inzira nyinshi yacishamo kugira ngo ikibazo kivemo igisubizo. Haleluya. Ifite inzira nyinshi yacishamo, wowe uhangayitse, wowe ubabaye, wowe uruhijwe, ifite inzira nyinshi yacishamo kugira ngo utabarwe, kugira ngo ubuzima bwawe burindwe. Nuko kiya gihe Imana ibabera Imana, nuko Farawo
ubwo yari yizeye yuko agiye kurangizaho ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, ariko Imana ntabwo ariko yabyemeye umushumba. Imana ntabwo yabyemeye. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo Imana itaremera yuko bikugiraho ingaruka, hari ibyo Imana itaremera yuko bikugiraho ikibazo, hari ibyo Imana itaremera yuko bikubabaza. Haleluya. Imana ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntinegurizwa izuru. Umwanzi wawe ashobora kuguhigira, nta wundi umwanzi ni Satani, kuko uyu Satani niwe wivanga mu bantu akabanganisha. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi wawe ashobora kukurwanya, ariko Imana ikubereye maso. Umwanzi wawe ashobora gukoresha umuturanyi, ariko Imana ikakubera maso, wa muturanyi agakira, akakira agakiza ku bwawe kubwo guca bugufi. Turashima Imana yuko iyo umuntu aciye bugufi Imana imukura mu ruzitiro arimo. Haleluya. Ku bw'Abisirayeli baciye bugufi bari ku nyanja itukura babona ntaho baranyura, baca bugufi batangira kwibutsa Imana aho yagiye ibakura, inzira yagiye ibacishamo. Haleluya. Inzira yagiye ibanyuzamo bikomeye bakurikiwe, ariko batangira kwibutsa Imana. Ndagira ngo wibutse Imana wowe uburikiye, ndagira ngo wibutse Imana ibihe wagiranye nayo. Iyo ugeze mu kibazo ndagira ngo utangire uyibutse ati Imana uribuka ibihe byari bibomereye, ibihe nanyuze mukambera Imana. Ibutse Imana. Haleluya. Natwe mu gihugu cy'u Rwanda turi kwibutsa Imana. Hari ibihe twagiye ducamo bikomeye, ibihe imvura igasenya amazu, imvura ikagenda izana kwica imyaka, ari ibihe bikagenda biba bibi, ariko turashima Imana yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite amahoro, ibiryo birahari, turi kugubwa neza, yewe inyubako zirahari nziza. Turashima Imana, umutekano ni wose. Turashima Imana y'amahoro, Imana itubereye Imana. Haleluya. Nawe ahiri ndagira ngo nkushishikarize wongere ushima Imana, wibuke ibihe wagiranye n'Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Haleluya. Wibuke ibihe wagiranye n'Imana. Iyo ugeze mu bibazo, iyo uri mu kigeragezo, ndagira ngo nkubwire mama, yewe papa, Imana ntiyakure gupfa. Haleluya. Imana ntabwo yakwemera gupfa kuko igufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Imana ishimwe. Imana idufiteho umugambi mwiza. Imana izanye amahirwe, izanye amahirwe ku bwoko bwayo. Mu gihugu cyacu izanye amahirwe, abari hirya no hino ibazanyeho amahirwe. Wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nanjye bitumye nibuka ibihe nanyuzemo bikomeye. Imana imbere Imana, Imana imbere Imana, ndi mu ivugabutumwa, ntafite epfo na ruguru, ntafite icyo kwambara, ntafite ibyo kurya. Imana impa ibyo kurya, Imana impa imyambaro. Icyo gihe byari ibihe bikomeye, ariko ndashima Imana yuko Imana yanyuranyije ibihe, Imana yahinduye ibihe. Haleluya. Nawe ushima Imana, ntiwabura icyo ushima Imana, kuko Imana yarakujyanye ituma ujya i Burayi, Imana yarakujyanye ituma utura muri Amerika. Wenda no mu muryango w'iwanyu ntawigeza ahatura, ndetse nta n'uwagiye muri Afurika y'Epfo, yewe nta n'uwagiye Uganda. Umuryango wanyu mwari muzi ko mutazigera mutera imbere. Ndagira ngo mbashishikarize mbabwira ngo kwa Yesu biremera. Aho bile efo edaye, aho ubona byanze mushumba, kwa Kristo biremera. Aho mubona bibagoye, ndagira ngo mbashishikarize mbabwira ngo kwa Yesu biremera. Imana igeze ku mukobwa wa Yayiro. Haleluya. Igihe yari yamaze gupfa, Imana yaramuzuye imugaruraho ibyiringiro mu gihe bari babonye yuko byanze. Kwa Yesu Imana ishimwe. Igitangaza nari ndi gutanga ubuhamya mvuga ukuntu Imana itabara. Imana yantabaye mfite ikibazo cyo kubyara, maze umwaka n'igice ntari nabyara. Birababaza, ariko icyo gihe Imana yambereye Imana, ndabyara. Ubu ngubu umwana wanjye afite imyaka 10 n'ukwezi
ndashima imana kuko imana yangize papa w'abahungu ikangira papa w'abakobwa. Icyo ni igitangaza imana yakoze. N'ibibazo nari mfite ariko imana ntabwo yigeze indeka. Ndagira ngo nkubwire ngo imana ntabwo yaguta mu bihe bikomeye, mu bihe bigukomereye, mu bihe ubona ari ingorane, ntabwo izaguta. Igitabo cya Zaburi ibice Zaburi, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ntago yatureka kuko idufiteho umugambi mwiza. Hari ijambo nkunda cyane tugiye kuganiraho riri mu gitabo cya Zaburi 115 ku murongo waho turasoma 2 dusome 3 duhabwa umugisha n'Imana. Haleluya, haleluya. Imana iradukunda, Imana ntago yatureka, Imana ntabwo uko itigeze ireka abatubanjirije, uko itigeze ireka abasogokuruza, niko Imana itatureka, niko Imana itakureka. Kurikiranye kuri uyu murongo ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntago yatureka, Imana ntabwo yabareka. Nkuko Mose yabasubiye abantu ati mwitinya, nimwihagararire gusa, mwitinya. Urasabwa kudatinya mu rugamba urimo, iyo uhanganye n'umwanzi Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa kudatinya. Wowe yibusenga wongere ukomeze usenge. Umuririmbyi mbonye wabiririmbye ngo genda usenge wongere usenge. Imana icyo ishaka ni ugusenga kugira ngo ikumare ubwoba, kugira ngo ikumare, igukure inyuma, ikumare umubabaro, kugira ngo ikumare ibyari bikugoye, kugira ngo ikumare ibyari bikugarije, kugira ngo ikumare ibimeze nk'igitinyiro Satani ari kuzana ikangisho. Uwiteka ari kukubwira ngo witinya. Haleluya. Mose nkuko yabwiye Abisirayeli ngo mwitinya, nanjye ndagira ngo nkubwire witinya. Muntu w'Imana uhurikiranye, bwoko bw'Imana muhurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo mwitinya kuko Imana ibafiteho umugambi mwiza. Imana ntago yakwemera yuko mupfa. Haleluya. Nuko Mose aravuga ngo muhindukire mwese murebe. Barahindukira Abisirayeli, bareba mushumba ingabo za Farawo zari zibakurikiye zenda kubafata. Barahindukira baravuga ngo mubarebe, ngo bariya na ziriya ngabo n'umwami wabo, uko mubareba kuriya ntimuzongera kubabona ukundi. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye, hari ibiri kukurwanya, hari ibikubabaje, hari ibyakubujije amahoro, hari intambara, hari ibigeragezo. Haleluya. Bebi efo ebaya mandala shakaria baba. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibiri kukurushya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo bigize iherezo. Ndagira ngo nkubwire ngo kwa Yesu biremeye, Yesu ashyizeho iherezo ku bintu biri kukurwanya, ibyakurwanyaga, ibyari bigukurikiye, Uwiteka arabyuhitse. Haleluya. Nuko uwo mwanya Imana ikoresha Mose nkuko yari yamugize umuyobozi, nuko yumva ijwi rimuzaho, nawe niko ijwi rikuzaho rikagukoresha, rigatuma hari benshi bakira. Haleluya. Rimuzaho riramubwira ngo Mose ufite iki, ufite iki wowe muri iyi minsi, ufite iki? Ijwi ry'Imana uko ryaje kuri Mose rikamubwira ngo yewe Mose ufite iki mu biganza byawe. Mose nta kindi yari afite, yari afite kwizera, icyo ni kimwe. Kabiri afite inkoni, iramubwira ngo ufite iki? Mose ati mfite agakoni, kuko kariya gashari ntago kari gutuma, cyangwa se akariya gakoni gatoya ntago kari gutuma mushumba ubwoko bw'Imana bwambuka. Haleluya. Turashima Imana, Imana irengera abantu bayo. Turashima Imana arengera kiriya gihe Abisirayeli, natwe iri kuturengera. Imana ishimwe. Nuko akimara kuvuga utyo, Imana ishyigikira ka gakoni yari afite. Haleluya. Agashyira hejuru y'amazi, inzira iracika, Abisirayeli barongera babona Imana. Nawe mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi
imana ufite iki ngo ihereho. Haleluya, haleluya. Ni agakiza ufite, ni uguca bugufi ufite, ni ukubaha imana ufite iki imana iraheraho. Haleluya. Ni igiki uratanga kugira ngo imana ihereho mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye? Ni uyu mwanya ko wajya kumva impanda iravuze, ufite iki impanda ivuze ku buryo wazamurwa mu itorero? Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu afite byose, Yesu ashoboye byose. Icyo usabwa ugomba kugira ni intwaro y'umwuka, ni intwaro y'agakiza. Haleluya. Ni ukugira ijambo muri wowe. Imana ishimwe. Ubu ni umugabo wo guhamya Kristo yuko yagiye amutabara mu bihe bitandukanye. Imana ntabwo yaguhana. Ndagira ngo nkubwire wowe ufite ikibazo cy'uburwayi nakomeje numva mpatwa uri muri Afurika y'Epfo, Nomi Eshaidrae Nokita, ufite ikibazo cyo mu nda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo nda Imana ije kuyikoraho. Ndabona uri umudamu w'urukara, Nome Eshaidrae. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igibasha gukura hasi igashyira hejuru. Imana izibasha gukura mu bikomeye ibyo ubona byoroshe. Le Eshaidrae. Imana igi bikomeza ibyo ubona bikomeye, Imana igi byorosha. Nkuko Imana yagiye itabara Abisirayeli nk'uko tubibonye mu gitabo cyo Kuva, n'ubundi na Dawidi nawe byamubayeho. Imana ishimwe. Gitabo cya Zaburi 115. Ndagira ngo dusangire iri jambo rivuga ngo kuki abanyamahanga babazanya ngo Imana yabo irihe. Ku murongo wa 2 dusubiremo mu izina rya Yesu. Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo irihe? Hanyuma 3 akatubwira ngo iki? Ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose gukora. Imana ibaha umugisha. Iki cyari igihe gikomeye, nawe ni igihe kigukomereye. Ushobora kuba uri mu kazi byitwa ngo urasenga, babona ngo urasenga, cyumweru cyagera ugafata Bible ukajya ku murimo w'Imana cyangwa ukajya imbere y'Imana, ariko wasenga abanyamahanga hanze cyangwa se abadakijijwe ugasanga bagufasheho igihe bavuga ngo ubundi Sara asenga iki, ubundi Yoweri asenga iki, ubundi Jeff asenga iki, ubundi Martha asenga iki. Ndagira ngo nkubwire Joyeuse usenga iki, ariko ndagira ngo nkuzanire ijambo ry'ihumure. Ndagira ngo nkubwire ngo usenga arahari, uhamagara arahari, wowe wiyambaza arahari. Nubwo amagambo abaye menshi barimo bakubaza ngo baterana inzara utambutse ngo dore ni babarokore, usenga arakumva humura. Titiriza ukomeze usenge, Imana igiye kugutabara. Ukuriho ni Imana yabishatse. Habwa umugisha n'Imana, nanjye mpabwa umugisha n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iradukunda, ntago yatureka, ntizatureka. Mwakira ijambo ry'Imana. Naho bari kubazanya ngo Imana yacu irihe? Imana yacu iri mu gihugu cyo mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose gukora ku buzima bwawe, nk'uko byagendekeye ku Bisirayeli. Burya Imana yari yabishatse, yakoze ibyo yashatse byose gukora ku buzima bwabo. Muhabwe umugisha n'Imana. Imana ibaha umugisha. Amen, amen.